Bava. Ashaka kutugura. Bava. Uriyumva uteka kandi. Ndiyumva nte? Niba ndiyumva neza ko nsanzwe niyumva niko ndi kwiyumva. Urumva nta kintu cy'icyobo cyoba cyangwa ntacyo bafite ngewe ari umuntu nishe ngewe. Umuntu yishe umuntu ko ari we bafite ubwoba. Ngewe nkaba ntishe umuntu. Ntagira ubwoba bw'iki. Okay. Turagendana amategeko n'amabwiriza ninjye wakurikiza. Babahagarara. Ukomeza ureba hano ariko. Nuko se nimagarara. Nta nubwo uheruka muri siporo ariko mukoresha siporo. Nese mwari gukora zinduka njyayo. Ngo ki? Mwagera ku mushumba mwiza nkambuka nkajya niraha kujya hose. Nturebe inyuma. Nturebe inyuma. Buretse sitorebe inyuma. Igihe tumaranye ni kinini. Gaho urebe inyuma. Love you, shushu. You marry me? Wapi? Njye ntabwo njya abantu baza kunterera. Ni metadone irashaje. Ndakwishimiye. Ndakwishimiye. Oya. Please. Oya. Please, nakwishimiye. Ntabwo nakambara impeta. Njye nta meta nzambara muri televiziyo. Njye nzayambara mu rusengero. Oya. Muri televiziyo n'ibishoboka. Wapi? Nayo nzambara. Oya, jyana impeta yawe, jyana impeta. Please. Oya. I love you. I love you. I love you so much. Na meta shaka ngo ngundingi ngundendere uhakanyenyeri dore nakari. Oya, nukuri kari akanyenyeri. Nako, nayo nambara. Nayo ndambara. Wamfashije hano mwisi ko bijuru zirwariza ko. Nambara dore jyanye ne isaha yawe. Oya nukuri. Narakubwiye ngo murakunda urangiye uravuga ngo isi yambaye isaha yose bijyanye. Please. Yase wayambaye. Nayo nambara. Shiramo. Nzambara impeta mu rusengero naho nzambara impeta muri nukuri ndavuga ibikuta uzapanga ibikuta kugeza nari ryamba. Oya. Ndakwinginze. Ndanze. Yes, nyangusuza kandi zirakomeza neza uri hose mu cyo giye atandukanye burasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course mwenye yitwa Cheketu Chekechua isaha ndetse n'abana ukiranyira ground dusura atandukanye mu cyo giye atandukanye twe gusibanganya nkuta twasenye twe gutanga isanamitima ku badukurikira ni Kigali News 500 ndi kumwe na Vavajor ariko kumbe vuba asageza kunsura umuntu akora n'ubukwe ntanadutumire yego bakashoboye kantu tabitsemo nagari sawa ako kantu tabitsemo ubukwe ntidutumire wowe nabakoze mu ibanga ariko nagiye mbinyiza mu biganiro gusa nibwo butumire natumiye mu biganiro byonyine baba duherukana mu gihe cyashize ariko hashize igihe harashize igihe ukiri hiti n'umuratitiza umujyi wa Kigali utitiza aba diaspora induru zimu ziravuga ahantu hose ari danje papa byaze kugenda bite tuanikaza bagudukurikiye ahantu bari hose mu cyo giye tandukanye biraho nyine gusa Imana bigenza neza tukakora udutaramo hirya no hino nuko nyine turazire kubigarukaho kubera iki hiti yawe yarangiye batabikora neza umuntu yarangiye n'ukuri batabikora neza tumaze n'imisi dukora ibitaramo nguguki ndetse baba ugereranyije hiti wari ufite mu kwezi kwa mbere ukazamuka mpaka mu kwezi kwa kane nyine haragahora gahanzira n'abami barahinduka mugani wa Israel mbonye n'ubuyobozi bugahinduka mu bihe bizashira abami bahinduke ubu imvura yawe yaguye yarahise ko byabibabaje ibikize bavuze hiti wari ufite uri kutajya duhurira muri ya boro tudashaka kuvuga uzi hiti uzi amakamera yarakuriho hehe nyine muri gift ase haruta Kanombe Kanombe hehe Kanombe hariya aho nabaga mbere kwareyera ntago haruta ntago muri gift bajaga bahansanga ari benshi gumbwira n'ukuntu watinze Bruce kangumvitire ni Bruce Bruce Melody narayibagiwe Bruce Melody narayibagiwe kucyamwe bagese ubu ngubu ari hit ya Dan indirimbo ye ubu ngubu bigezweho nayo nzi kubera iki ana wamufanya amaboko nayo nzi ngewe iyo wari uzi ni yihise nayo
nawe urakunda ugararuka vuba kandi wowe umuntu akuguriye inka umuntu arakoroje none uramwibagiwe nyine izo ndirimbo zose ubu nuzizi wowe wajya uraziririmba ariko ufite akajwi keza uzivuge umbwire n'ukuntu gakubita muri komedi banzu nyishyura nyine noneho sasa none kuririmba se ngiye indirimbo ni yanjye none kugira ngo uririmbe nkwishyure hari igihe tujya gukora ibitaramo ahantu noneho tukavuga ati si tugenda twenyine tugendana na nyakubahwa Bruce Melody maze abantu bagaseka tugahita dushyiramo uzaba patete meka tete meka ngo uzabe patete meka cyangwa nawe uzanga pisete meka abantu bagaseka abamwe umuntu bambaye igipine kindagifashe ku rutugu njyewe urabona aransetse mu bantu bose yakoranye n'amashusho urabona niwe nkunda yambaye igipine kindagihetse ku rutugu nakaranye nagategura erega bisaba gutekereza cyane kugira ngo ibintu nkabire bigene kure so bava kuza uvuye kwa Bruce Melody kwa Yago aronse ugatwika imbogo ikaba imbogo ni Sadi ni boy akagera gatwika hiti naye karangira mwese mukaza kwisanga muri film nyarwanda mukareka ibiganiro mwageraga mukora byetandukanye ni ya mvura iba yarahise cyangwa ntanimo mukomeza bakamera nka ya nkoko ikomeza gutera mu rutoki kandi ntabyo kurya gifitemo ese itera mu rutoki nta biryo birimo iri gutoragura mu rutoki ariko irarasikara mpaka gasigara duke nyine ariko hari byinshi ese yabitari gatera ariko ntabwo ariko zitera zose ko haje nkoko za koroyiro so bizi koroyiro nyine ni koroyiro ni nyarwanda ni nyarwanda waje kwisanga gute no muri film nyarwanda muri film ariko banje muri film baradutumira nyine baratubona bakadutumira banje gukira muri film ya byakunuka arangije urumva karakwirukana bitewe n'ikinyamupfura gikeya waba gufite yirukanye ndegewe ahubwo ni ukina ibishego byakunuka ngo arakwirukana nyene ni ukina ibishego niko yavuze se oya niko numvishije arengize ngo niko yavuze akina ibintu by'ibishego bitagira gahunda kandi yishyura n'amafaranga none se nduzajya yirwa arindagira kuva mu gitondo kugeza saa 11 agataka burara wababuze gahunda kandi ngiye kujya kunyishyura ngombye kujya kuzana polisi ntago polisi ari kizahoraho yaragukoreshaga nta kwishyura kugira ngo azagukinishe filime akwishyure kiretse hakaza umupolisi gusa ariko ari gishobora bigeze bamamagara ngo ninze banyinishe ndi mu ntana hamagawe n'uwitwa Eric ngo babanaga mu kunyohereza 10,000 anyohereza 100 igiceri cy'ijana maze kurira moto maze kurira moto nsanga hariho igiceri cy'ijana ubwo nsubiraho mbona ari kwirukanka ari kurenga ivumbi riri gutumuka Sharifu uwo muhungu bakinana yabonye amaze kunyohereza igiceri cy'ijana afumyamo aragenda ivumbi kajya ritumuka ishati gasigara itumurwa n'umuyaga gusa nanjye mwirukaho maze kumwirukaho mbona aragiye aransiza amahirwe yanjye nari nzi ahantu bakorera njya kumureba ngezeho ndagenda mbibwira umupolisi nese wa mupolisi we twiriwe dukina filime ahantu umuntu yaraduhamagaye noneho kutwishyura kudutekaho imitwe akaduha igiceri cy'ijana biragenda gute umupolisi ati niwe waguhamagaye ni niwe wampamagaye nyereka iyo mbwa none ahangaha atuhamagara umuntu ukamukura mu ntara ukirirwa umukoresha uzi ko arataha gute ijana riramugeza i Nyamasheke uwo mupolisi se wadukoreye ubuvugizi akajya abona kohereza ibyo 12,000 bya moti igeza muri Nyabugogo nyine ni umuntu ukina ibintu by'ibishegu kandi agashaka kusana imitwe yakumva yagukoresha ku buntu ugaragara muri filime zitandukanye no kwa Badenizo burazira filime bakwishyura nkango gereranyije kubera nyine baba bashaka ngo bavaje yaduha we yagiye yaduha nabo ba Murundi tunakora zato tunababwira ati felicitation Danizo nabonye arambaye umwende ejo bundi kabisa yarane fresh cy'umubyeyi akora no kwigisha abana Bonye se ko arangije amasuro yose yapfundikiye yambaye yakanze nayo ngofero muri graduation yari fresh twahuriye mu kazi nge Varatina ntacyo njya nita so vava rero impamvu nakuzanye nagize gutya amafoto ansanga ahantu yicariye umujyamana yo gukoresha ibiganiro kuri kiwe n'ubuzima 50 sinabakurikiye isaka TV 50 bazanye icyo bazabibona mbona muri kumwe amafoto rwose mumeze neza uriya musore ni muntu ki umuntu ki se ni umuntu usanzwe nk'abandi bose ko birakariye mose nyine ni umuntu wese ndavuga ngo ni muntu ki nyine ni muntu ki nyine ni umuntu usanzwe nk'abandi bose ariko avuze iki mu buzima bwawe
inshuti yanjye. Mu buhe buryo se? Mu buzima busanzwe. Nza nkwereka ifoto. No muntu yanambwiye ngo namusabye ko nabaza mu kiganiro aranje arambwira ati kuntu Vava nahengamye kuri Vava. Urumva ati kuntu mukunda byadanje ati hari agashya nza gukorera mu kiganiro. Katurebe amafoto. Ntago njya nkora inkuru z'ubusa. Wagasasa kahe? Ahangaye mu gitaramo se? Ntago no se hari igitaramo wabona. Nyina agashya kahe mbwira. Ahangaye hari igitaramo wabona. Nyina iyi foto nzi ko twagura igitaramo ahantu. Uretse. Ahangaye nyuma hari iki? Inyuma se n'ahantu batwagiye hari udutaburete hari n'igitanda hari n'iki. N'ahantu babakiriye. Hari n'igitanda. Gitaranye n'amataburete mu cyumba twagiye kurira. We nawe. N'abandi benshi. Bari he benshi? Bari ruhande rwa. Ako Vava oya. Ako Vava uri iryarya. Bari he ruhande rwanyu. Neza bari bicaye twari kubafotora se nabo. Hani hafashe. Ugaho ni hese ni munda ni hese nyine. Akomeza umbwire. Yenerekane nabyo ari ibintu ndebe nkavuga ati gucyana gutya. Indi foto irehera. Ibi ni iki bateretse imbere. Ni inzoga zabo bari ku. Bamwe bari kunywa sikoro, abandi bari kunywa mitsingi, abandi bari kunywa ibiki, nanjye nkanywa kantuzi. Gaki Vava. Nkanywa kamarite. Vava gaki Vava. Vava nk'inzoga cyangwa naga nk'inzoga. Nayo njya. Ndayanga kubi. Ariko uyibonye ari ngombwa wayimo. Ahashya. Kiretse igihe numva wenda mfite nk'esesemi nkasoma wenda nko ku kapeti kamwe nuko. Cyonyine. So, uno muvandimwe yambwiye ati ze kubahuza mu kiganiro. Kandi waririmbye ngo sitani. Ushaka igeza rya. Ngoma byasku. Hari abantu Satani azagukubitira shaho. Hari abantu bazamumenyera. Bisaba ngo urimo neza niba ugenda ukamutuka ukagenda Imana ukayibeshya ukaba naho uzahurira n'Imana nawe ntimuhure nakazi kanye. Satani ndamikina agira agenda muzi. Kandi ngira ndi muzi kuririmba. Iyihe? Iriya ndirimbo. Naye magambo wumva mukumva tesoni n'agahinda. Oya nyine nukuri para Satani yaragowe. Satani yahoze ari mu ijuru. Nta n'umuntu n'umuzi cyapfuye n'Imana. Urumva ariko ibintu byose Imana imwohereza mu isi. Ibintu byose bije niwe tubibwira. N'uwo abigizemo uruhare ni Satani. Satani nawe haraho mbona yaragowe n'ukuri. Agiye bamuha amahoro buti. Uzabikora ugeze ryari. Wagihone ngo mabyayasko ngo wakagenda ubu. Ariko nge Burundi yamaze ibyumweru birafunze. Azohereza abasirikari biwe bazavuga ati ni bishego. Nge Burundi ngo bamufunze ngo ibyumweru bibiri ngazirira ndirimbo. Bavuga ko ari bishego. Bashobora kubivuga. Nyine ubona ko harimo nyine akantu k'imvugo nyandagaza ariko kata. Bava uno musore katagize icyo gatwaye cyane. Uno musore akwatse urukundo barumuha. Sha mana nukuri ntabwo namuha njewe. Kubera iki? Ibintu nka bitatu utamwemera. Ikintu cya mbere cyo aba yambaye amaherena. Mama wanje na bama wacu na bamasenge numugejeje iyo bamubaza amagambo menshi. Bakanamubwira tuzayambura ubwo se kandi arayakunda. Ubwo se ubwo ariko icyo mugabo ashatse ngo amatanga ngagoranga itabi. Oya. Ora bazashaka abastari mwene wabo reka. Ubwo iyo niyo ntenge ya mbere ugize gute umwangi iya kabiri ni muremure cyane kandi ngende mugufi ubwo se urumva twabadubaya bati nago bajyanye bari abantu niba ariko kuburi barareshye iyo mugeze muri cya gikorwa mu murareshye njyango ndabahungu bareje ukunda abagufi bafite nka metero zingahe cyangwa santimetero zingahe nyine gushakana n'umugabo muremure uri mugufi ubona bitajyanye tuna santimetero zingahe yiza ari zose ariko ari mugufi iki tari gikuri atari na muremure baravuga ngo utabana n'ubumuga bw'ubugufi bukabije. Hakwa n'igihe bari akantu kagufi yari akagabo kagufi yari kana keza. Baba bafite umukunzi? Nawe. Wa wundi wo hanze se? Uwese. Ba mu diaspora. Baba basaza basigaye batujyana abakobwa bacu bakajya kubakoresha ibyamfura miko. Ese abasaza nyine umusaza wajya ukamutangaza mwaraguye yaragwamaga akagutera inkunga ujye ugatangaza ngo wabonye umukunzi niyo gahunda. Ariko arahari. Nawe tumusohoze
Biraguseze kandi urabizi. Ese ko yaguteye inkunga aba yabaye umukunzi. Baba yubonye ubuzima wari urimo ukiri hakurya hariya muri ya mashyamba. Hakurya ese. Hari hakurya Nyamasheke. Hari ahepfo nyine Nyamasheke. Ukara n'ubuzima urimo mu mujyi wa Kigali ubu ngubu ukuryoheye dore inzobe rwose yari itamure bigenda neza. Imana umva aya mashimwe. Bitera ubuzima wari urimo ukagera i Kigali ubuzima bwahinduka. Nyine Imana wayishimira cyane kuko ubuzima bwo mu cyaro ntago bari bwo mu mujyi. Mu mujyi ubukara buri kanya. Kandi noneho wenda ukoresha iyo gaze ntahurira ni mu cyaro tuba ducana ku nkwi ukurirwa mu myotsi ukagira gute. Ubwo rero urumva ntago ubuzima bwo mu mujyi wabugeranye n'ubwo mu cyaro. Pava yasura gukora akazi ko mu rugo cyangwa byararangiye. Kubera iki se ntagakora? Nabuzwa n'iki kugakora? Niyo mpamvu nayo nkubajije nanjye kibi. Ntagakora da. Bagakora ugendeye kuki? Nagakora ngendeye kuki se ngendeye ku mafaranga. Aka kanya ukora filime, sibyo? Bakakwishyura. Sibyo? Wenda n'ibindi bye bitandukanye n'ama amafaranga. Wenda wahembwaga feri, se wahembwaga? Ukwezi gushyira ubonye nk'ibihumbi hafi nka magana angahe? Mvaga subira. Ese nanjye kakubaza. Niba barakoraga nyine iyo filime n'urugero bakaguha miliyoni. Miliyoni ukayiguramwo imodoka cyangwa moto. Igakora impanuka igashwanyagurika. Nube bakubaza n'icyuma cyayo kakanya urashonje wambaye ubusa ntiwasubira gukora akazi ko mu rugo. Ariko urumva ko basubirayo ari uko ibyo wari ufite bigushizeho. Asubirayo ta. Ahubwo ikibazo nuko imyaka ibiri kugenda nyine usatira nyine igihe cyo kujya mu rwawe wenda se kukabona biba bigoye. Ngiye narabwiye Imana n'umakazi ko mu rugo. Nkajya gukora mu rugo harimo wenda nk'umubosi ubu cy'umugore w'inyuma nzahita mpava. Ngira amahirwe nkora mu kazi karayira umugabo yavugaga icyongereza azana n'injoro. Nicuze. Mbese nahahuriye natwe kandi ari umuntu nyine w'umubyeyi ko navuga. Ariko abakobwa nyine ba mu ngo zirimwe abo bagabo bajye babahunga kuko aragutera inda niba washaka kugera kuri iki ngiki ntuzakigeraho kandi aragushuka. Niba ari 20 aguhaye wumve ngo agwaye amafaranga menshi kandi uzababara mu cyaro we yibereye i Kigali mu rugo rwe. Ubwo rero ugomba kuhava ukajya gushaka kandi. So bava rero ndabona telefone message zimo ziracicikana. Ntabuza kukubaza byinshi gusa courage ariko nanone tubwire impamvu utagisohora indirimbo natubwiye kuri gahunda za channel za kugira ngo uzabone 300 kwishyura indirimbo kuri iki gihe ubone nayo inzu ubone na gaze ya buri kwezi uko ari bibazo. Ni bibazo tana manager wanjye nyine nakina bayitayeho. Kwanya numva se bavuga ngo cyangwa makuru avuga ngo accent ya YouTube channel yawe ngo yarabuze bimeze bite? Ngo yarabuze n'ubundi. Yaburiye. Kandi narabonye mfite aba subscribers ngo yarabuze ngo nani ikintu ngo channel nyine ngo dushyiraho ntazi n'indirimbo ngo zijyaho ariko ngivyo waje utangaho ibiganiro kugira ngo wenda bigende neza. Nanga ibiganiro se mugani wa mama ko ari ujye uvuga ngo inka yababiri rushimanika. Urambwira ngo wajya kwirirwa ujye guhamagara Yemi ngo no dukora ibiganiro ngo dushyira kuri channel Yemi afite gahunda zo kwirirwa akora ibiganiro. Ariko nabonye nawe ari hit yagushakaga. Niba ari na hit kandi yarayibonye. Niba ari na hit nakazi kayo ndagusaba barakoze nyine. Bava muri gift baramutse baguhaka akazi basubirayo. Nako nasubirayo ngewe. Kubera iki? Ketse numvishe ko abagore batagihari. Ego nasubirayo. Sako bati abagore kare bagenzi bawe bati. Nyine bamezwa nabi arimo no hari wenyine gusa nabandi bakozi basanzwe naribi. Ariko babagore sinasubirayo ngewe. Ese restaurant itagira abakozi benshi abagore n'abagabo guri. Nyine barabo bateye nabi bateye kwabo. Ako vara makuru yaga numva bango imico yava rwose naga ari imico mizima kabisa ngibintu ntago babyoroshye. Ngo yes. Ngo yi. Ngo ufite ngimico itari myiza kabisa nibiki. Ngo yiki. Imico nyine ngo ntago muri rusange nago ngo wisanzura ngo ku bantu urumva. Nyine ntisanzuraho ni. Wahoranaga ngo wahoraga ngo nawe ntakanyisanzura. Wahoraga ngo ufite ngo umushiha. Ngo wikize. Ndabizi se ariko nabyumvaga ndasabikubwiye dore channel yafite ibihumbi 24 n'abantu 500 nyirawe n'abafite umushiga hariye nyine ko byabaga byifashe ahoko nibo bawugira nibo babaga bawufite channel yafite ibihumbi 24 n'abantu 500 accents biragute ariko undi bavuze accents umva ari iki babavuze numva se ngo ni pin bari nimero wamenya nimero bwoko ki
ntabwo ni pini ngo ni nimero ngo ni AdSense wamenya ari AdSense nyabakinyine niyo ufata nyine ni nomero urumva ese ko abesha ngo ukabihuza na banki runaka wisanzwe ufite yawe ngo uyinyuzamo ngo bigakunda ugura n'indi bigakunda nyine akaruta kandi karakamera nyine n'iryashigara ngo dushaje havuyemo umwe twashira igira bijya kuri karakavura katakora iki bite nakira umuntu wanyuma gutya shani hatari nyine nakazi kabyo byatano ntibiba bindeba ngiye varatiye ntago wabikureba igihe waruhiye indirimbo zawe wasohoye nshaka ko manager yazabonaho amafaranga yatanze kuri iriya ndirimbo none rero niba cano yarabuze niba yarabonetse niba bimeze bike simbizi ariko ari amafaranga wahawe yo gukora indirimbo ari amafaranga agomba kuzaba kuri iriya cano urumva bakishyura moni namara kwishyura akagura ibisigaye ipine nyine niboneka umunsi wayigurishije nzayigurisha se kandi duhiteraniye naye numva mbese nyine mbwira ngo kubita amafaranga uramangaye se ndetse nshaka mu diaspora yingurire mu bwati saka manager yambwati reka isaka manager yambwati reka nyigure urumva amafaranga amambaha yanyu emimo y'amafaranga urumva na wa muvanimwe wacu tumusuza munyamakuru no mukubita amafaranga agorese Samu none se ntabwo Samusura mu amafaranga yi nese yagiye kwa producer agakoresha internet yaguje mwishyura nase Samu ibyo ngibyo ari byo twavuganye by'amafaranga ariko ni ugucungira umutungo wa ucunga se nyine ko wamuhereza bunuza wavuga ngo ira cano tuzayigurisha zashaka madamu we arenda kubyara urumva madamu we arenda kubyara yibere mu bintu by'akavuyo nyine ubusanga nakigenda papa uranyemerera rero utera intebe uyirebesha ara hirya utera umugongo kamera kubera ikize nimba ufite ubwoba mbwenda kujya imbere nta kibazo tuba wongeye kuguhemukira umugongo kamera ye nakubwiye yuko urumva hari umuntu urumva ushaka kuza urumva kasaza turi kureba harahiye nyine mpamvu niba ndabishaka yabinsabye ngo nijya kuhagera yangize message dore yahageze ariko ntabwo nari namubona tera umugongo urumva ibyo akora urumva simbizi yabinsabye nashaka kureba ikintu ari bukora ikintu kibi nushaka mwenda kujya imbere ibyo nabyo tuyitere ibyo dukora isi yose irimo irabireba tuyitere ushaka kuyirebesha niraruguru ahaguruka nkwe aho ngaho yitere wimere gutya cameraman ubwo ubikurikirana urice neza uratuje ntabwo utuje kubera ko udatuje nose nyine ninde urukusa nyine reka nta kitagira agashya cyangwa kuba icyamamare ni ibintu atari ibintu se atari ikintu uretse kuza wa muntu we uretse kuza gato ndagusaba zana ngufashe mikoro za nk'ubika umutwe baba umunsi ubwo gahunda zawe rero urazikorera inyuma ya Vava ushaka kutugura Vava uriyumva uteka ndiyumva nte niba ndiyumva neza ko nsanzwe niyumva niko ndi kwiyumva urumva nta kintu cy'icyoba cyangwa ntacyo bafite ngewe sara umuntu nishe ngewe umuntu yishe umuntu ko ari we uba afite ubwoba ngewe nkaba ntishe umuntu ntagira ubwoba bw'iki turagendana amategeko n'amabwiriza ni njye wakurikiza babahagarara ukomeza ureba hano ariko nuko se nimagarara nta nubwo uheruka muri siporo ariko mukoresha siporo nase mwari twarazinduka njyayo wanguke nkagera ku mushumba mwiza nkambuka nkajya nira hakurya hose nturebe inyuma nturebe inyuma buretse isi turebe inyuma igihe tumaranye ni kinini ngaho urebe inyuma Love you. Imani. Wapi? Njana ngo ndabantu baza kunerera. Ni metadone irashaje. Ndakwishimiye. Ndakwishimiye. Oya. Please. Oya. Please nakwishimiye. Nako nakambara meta. Njye sina meta nzambara. Ngenza yambara mu rusenge.
oya muri televiziyo n'ibishoboka wapi nayo nzambara oya jana impeta yawe jana impeta Please, oya I love you so much. Nameta shaka ngo ngundingi ngundendere hakanyenyeri dore nakari. Oya nukuri kari akanyenyeri. Nako nayo nambara. Wambabariye Nayo ndambara. Wamfashije hano mwisi ko by'ijuru zirwa ndambara dore nyene isaha yawe. Oya nukuri narakubwiye ngo murakunda urangiye uravuga ngo isi yambaye isaha yose bijanye. Please. Yase wayambaye. Nayo nambara. Shiramo. Nzambara impeta mu rusengero nzambara impeta muri nukuri ndavuga uzatanga ibikuta kugeza na ryamba ndakwinginze ndanze nago wambabariye kweri ko nabira ku bwawe wambabariye utayimwamike kuri bwawe wambabariye nakwambara impeta utayimwamike kuri bwawe mwamwicaye ntago twari bwabiteguye serious ntago twari bwabiteguye ese ko ari mu cyumba ahantu twari turugurira inyama ngo muraburiri bamwe muri kwitaramo oya nukuri twari tubiganiraho ibiteramo biba bitandukanye n'urukundo serious aragira gatobe nkuvagira gatobe mabebe nkoreshe magatozo nkarangira akanyobwa mabebe zunguza uwo mutozo nzakugurira Bugatti baby I love you so much wambabariye bibi zamuwande kuko nukuri iyi saha iyi ngiyi irarenze iyi meti irenze ino sana kuri kwimana nukuri yes baba we none se wowe urabona watambaye bimeze nk'ibamubwiriye ko mukunda cyane ino saha igura ngo urashaka kumukorera agashyi oya nukuri mbaba nago njera ko nakampani uyu ni umustar nawe umustar ku mihanda impeta nugupfa kwambara impeta gusa cyangwa wambara impeta ufite uzi nicyo yambara wambabariye akomusiri wanjye kumukunda ko yavuze ngo ubu yakujyana iwanyu nayo maherena aya maherena nayakuramo no kuri kwimana zira ry'Imana bagera mu cyaro bari abakecuru bo mu cyaro bakavuga ati umuntu umugabo yambara agacongo k'ubwenge ukaba ufite n'imisatsi n'iminyururu mu ijosi nayikuramo n'ukwikuramo nyakabwana shiri wanjye ngibi ni imitako neza ko kari nyakabwana nyine wajyambara umudari wawe ndi mwiza ariko niyambara sabakate nushaka waguruke wambabariye ndakwingize nese uragira ngo nsebe kweri mu bantu urabyemera abantu bari imbere wambabariye yambarira he ndakwingize sasa rusenge nase fiançaye nyine yanga fiançaye nyabasha ndapfuye kweri ntago mbizigurukire regera bagukati neza kutambira umukobwa ari wagusaba mu kiganiro rumwe rukumbi umvase kutambira umukobwa ari wagusaba mu kiganiro oya ntago byari ngombwa ngo niwe tuberanye ni nawe nifuza mwararanye ibyo nibanga buganye yakanye kandi mu byukuri byabaye hari kuri kunyakana gute uri kunyakana nibanga ryacu nawe nta nibiro mukuru twagiye gukora gitamira mu mutara usanga baruburire bari basize mu cyumba n'ubutaburete batujyana mu cyumba bajya kudunya turi twece kubwo butaburete kuri ruhande rw'uburiri abadukurikiye ku buriri nibo bakira abantu ko twayi turi mu banga ry'ibiro gitanda ko cyari kirimo uko bagiye bifotoza amafoto bagahita bagenda bayohereza abantu musake hagurutse nk'isoreza wambabariye sheri wanjye I love you so much please umwana w'Iburundi basi nkora iki sheri wanjye nkora iki meta nzambara uriya musi turi kumwe uretse ubanze wumva wambabariye nzayambarira mu rusengero nameta yeza amafuta